Hari abantu bavandimwe bacu baba mu Bwongereza, abandi baba muri Amerika. Hari abitwa ba Innocent, hari abitwa ba Adela. Adela we yajyaga kumbaza cyane, amubwira nti nzamutera surprise umunsi umwe nze ngushake. Agira ngo umubwire aho twahuriye, umubwire ko hari kandi ukomeye. Afose uyoboye ko awaze turuka imbere. Ubutumwa wahereza Adela ni ubuhe koko? Adela n'umukwana n'umukobwa wanjye mu muryango Ese buryo? rwose nta nubwo ahubwo twabanye kuri umwana Yego. twe turakomanda turwana muri Uvira cyagaye cya RCD yari muto cyane. Yego. Ariko buriya numva amateka ye nkumva nguwe neza cyane. Yego. Ahangaha ni intwari kazi rwose. Kandi ntabwo duherukana gukurikirana amateka yiwe yose. Ishaka afite ku bwoko n'icyo yenda kugeraho. Ndatwara nimero yawe azayibona n'igihe rwose. Yego. Hanyuma rero nta kindi nakubwira, uzabasuhuza kandi bazakomeza umurava, natwe turi ku mubyizi tuzagucyura. Adela, uramubona ko Colonel byinshi namubonye. Ubu ngubu ndaguca icya 10 kubera yuko ahantu navuye hamubaza ni kure kugira ngo nze mugereho. Cyane tena muri aduye urumva. Ariko nagiraga ngo tubashimire kuko nk'abana bacu ubwoko mwahagurutse mukagira ngo duhagararire twe kuzima, mukaza iyo wavuye hose ukaba muri leta ukaza ugafatanya n'abandi. Twifuza ko n'abandi Abanyamurenge, Abanyamasisi bari muri gavumenti ndetse n'abahutu b'abasirikare bakuru baza bakiyunga ku bandi mugafatanya akazi, kuko komandazi benshi bari muri FARDC amajenerali yose yaza akaza hano ntabwo tuba turi guhura n'ikibazo turi guhura nacyo. Ibi ngibyo natwe turabyifuza, baje tugafatanya byaba byiza, ariko bizageraho niba yaramuka batanaje kondisiyo zizabasaba kuza cyangwa babarye nka kumwe cyangwa babarye n'ubundi bari kurya ntibari kubarya se. Ariko hano twebwe turi kumwe, urwaye turamurwaza, n'upfuye ntabwo tubura gupfa, tukamenya aho aguye tukamushingura mu cyubahiro, ariko atari nk'inyamaswa. None igihe uhagurutse wavuye muri leta wabipanze gute kugira ngo bacike, kuko abo bamenye barabica batarabigeraho? Twagiye kumva twumva ngo washyitse mu ngabo abantu bose barasara hirya buriya hanze nuko muba mutabibonye. Buriya rero ibi kintu cyose ni surprise. Buriya iyo urinze ngo barinde bagusukuma cyangwa baguhamagara bakwinginga, igikuru ni uko ufite kwanza igitekerezo kizima, none bakigira cya gitekerezo ugomba kuyikora utaratambulika. Kubitegereje ugatamburika nyine biba bikurangiranye. Ugenda ntabwo wari ufite ko bashobora kugufata bakakumera nabi? Nyine ubwoba ntabwo bwabura kuko nzi amategeko. Kuvuga ngo uve muri leta uri umukoloneli uzi amategeko, numara ubihevemo uze. Nahisemo bibiri: gupfa cyangwa gukira, cyangwa se gutinya amategeko cyangwa kuribera bene wanyu. Ujya kuribera bene wanyu ntabwo kwita ku amategeko, kuko n'ubundi amategeko twagendera muri FARDC ntiyemera kwica abantu bene kare kakagera. Ubwo se utekereza yuko abantu bakiri muri leta hari ababuze uko bavayo cyangwa n'ubushake? No, harimo abafite inyungu, ariko inyungu zagera igihe irangira. Hari n'abandi bashaka kuvayo, ariko aho kontinenti n'amiliye barimo kuhava bigaragoye. Ubuse ni iki wabwira imiryango yo hanze? Imiryango yo hanze dufite amafamiye menshi cyane kandi akurikirana iby'uru rugamba. Hari byinshi, icyo nabonye nuko kurikije ibiganiro nagiranye n'umuyobozi mukuru, hari byinshi tutari tuzi. Abantu bo hanze wowe wababwira iki? Ni iki mudushakaho? Icyo tubashaka ibintu byinshi. Twe turakora muri tere, ariko namwe mugakora cyane kumvise amahanga, kuko amahanga ntabwo yumva impoze turimo. Ariko noneho wowe urabyiboneye kandi ubonye ibyo turimo, noneho nubabwira iriya cyane urumva ko turarwanira indani namwe muturwaniye hanze. Ikindi kandi ni ukugira ngo mudusapotinge
mu buryo bwose buryo bwose kandi n'abogira imbaraga bakava iyo ngiyo bakaza byogira ijwi ridesana gutaha. Adele nakubwiraga nguze erega twagombaga no kuzana arankweto nibyo ako next time ntago nzamusiga ndagusezeranyije ntago nzagusiga. Ndagushimiye ku kazi kawe kandi abaturage nababonye baratekanye hano naragiye ngera iyo za Nturo hose ameze neza kandi ni ubwitange bwanyu kurara amajoro kurwana no kwirukana adui mukamutakure. Aya ubutumwa uzarebwa na benshi indani ako uzarebwa na benshi. Ndagushimiye mwakoze cyane. Je suis très content de me retrouver devant vous, mes anciens collaborateurs qui ont été avec moi pendant 4 ans. Je vais rendre hommage au président de la République, chef de l'État, commandant suprême des forces armées de la RDC et de la police nationale congolaise, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui a réaffirmé sa confiance à ma modeste personne. Je souhaite la bienvenue au nouveau commandant de la 2e zone de défense, mais aussi commandant de la 2e zone de défense, mais aussi je dois dire au revoir et à nous revoir bientôt à tous les officiers présents dans cette salle. Après la lecture des procès-verbaux et de l'ordonnance présidentielle, le général-major Bitangalo a officiellement pris ses fonctions de commandant de la 2e zone de défense.